guseka mani nibirara nibagikuru nyine usunika gutyo mana we yego komeza yego komeza mana we ni ukuri yesu mana mukorenda uravuze mana we komeza yego gutyo umva rero ngiye mureke mbabwire none nyibahaye mugire ngo hano hanze hari abantu benshi babuze amazu kandi bakeneye gukodesha mumbabare sinzanze kubakomangira ndi kubishyuza wowe nugira ikibazo tuzakwishyurira ku gihe mwumva mutabishoboye mumbwire mbasubize amafaranga yanyu inzu yanjye nta kibaye ntiri kuva ntiri kunyagirwa nta kibaye nta kibazo tuzakwishyurira ku gihe nuko ibintu byo kumbwira ngo mwakererewe kwishyura ngo kubera ngo na minervari ku ishuri ntabwo mbyitayeho nta ishuri ryanyu rure n'inzu zanjye tuzatuyaguhamberereza ariko si uko ibyo bintu muzabishobora muri abanyeshuri wowe wigira ikibazo amafaranga tuzatuyaguhereza kuko kwiga nabwo unataha mu rugo ababyeyi utaha igihe ushakiye ugasanga ni za nduru ariko buryo wibana biroroha ye simba nshaka ngo nguhamagare itariki yageze wewe wenyine uba ugomba guhita wibwiriza nkabona SMS kandi simba nshaka gukubitana amaso n'umupangayi mubyumve neza ejo ntimuzandushye ntabwo tuzakoresha n'ukuri wowe twizere saho kanjye mbahereza agafunguzo muzatume mvugana nabi nabi oya ibyo ntidutinda kumwishyuraho tuzamukira siko numva bwo afite amahane arabikubwira ariko tujya kuza mwino nzu uvuga ngo dutangire twikodeshereze ndabona hagiye harengaho n'umunsi ashobora kudutumura nyine kwirangira natwe umunsi tujye tuyamuhera ku gihe nyine tuyamuhe n'ubwo itariki yaba itarashyirwa ariko zirikana ko n'amafaranga yanabuze kuko dushobora kuyamwizeza gutya kandi ntabwo ngiye mbaza ibyo ni ibintu rero kudahinduye ingamba ngibyo urabona ni umunyamahane uzatume umuntu uvuga usinziriye ahita asinzira urashobora kugutumura bayida we aguta inyuma y'urupangu noneho biriya bintu by'ubusore buza ngo bashaka ngo gucemba ngo yego ko bacemba ngo bahita bacomoka ntiyazajya abanza yankubite mu ntoki da yanamuzana mu rugo kandi mbona pasi y'abantu babiri gukaragamo umwe sibyo konyine njyewe ahagaze ngendera hasi no kwibeta inyuma y'inzu twabikora duhagaze ntabwo bitureba wenda njya mbona ugira ubwoba uzajya nkurekera mu nzu nta kibazo ariko nyine nawe ujye uharanira ko bazajya babanza kutwishyura nyine batwishyure mbere kuko urabona amafaranga bari baraduhaye twayitangiye n'inzu twishakiye n'inzu ariko mu rugo babimenye imitwe bayikata ntabwo gutaha mu rugo ziriya saa turadutahira urumva nyine biba byoroshye mu rugo urabizi amahane usanga ariko tubaza ngo twakiriye turi mu biki usanga dutanga ubwireguro bwa hato na hato ngo twari turi mu ntuza mu makwize n'ibiki n'amatesite biriya bintu rero ariko si ukuvuga ngo ni ukwishyura inzu gusa tugomba no kwiyitaho mu mafaranga tujya tubaca amafaranga menshi cyane ntabyo kugushuka bya bindi byawe njya numva baba bari kukwibwirisha ngo barya kugura fanta nzi ngo ducomokane bikarangira tunatahiye aho reka siko yongera mu rugo nanashonje mwana yego kumwana kugira ngo nanabyaye da ariko no mu rugo ntibabimenya ariko bireke bazabimenya se babikuye he ko bazi ko nyine ko twibera mu kigo bizatinda ariko bashobora kuzabimenya kubimenya n'ubundi nyuma y'igihe ntacyo n'ubundi waba ugikoze ariko ikintu cya mbere twirinde ubutesi tujye dukora ubonye n'ubutesi bwo kuza ukamubwira ati banza uzane kashi hano mbere ubundi tutaza tubanza kuyasaba ibyo no kumubwira mbese ubwo none ureba akagahungu kajya gakunda kuza hano ko turi nete ndi kajya kigirisha ngo amafaranga saa 12 ngo ntabwo ngo kuyakurura biri gukunda use mu kibazo nzongera kuyinza naho agajya ansinyira sheke mbone nigire kwibikuriza kubera ko ibintu cyangwa se ajya yayabikuje ubundi aza guhita atanayazanye abazi ko
aje kuryamana na nyina niyo yaba ari nyina yamusigira n'ay'umunsi niko ujya usetsa umva ese tubiziranyeho nyine ni ugukoresha imbaraga cyane nta kibazo amasuku natwe turayagira sawa. yego natwe yaraduhenze kusekazi uzi amafaranga twishyura hano yewe nagarutse yinzanye n'umushyitsi nta kibazo sawa ntabwo mujya mugendera rimwe ntabwo tugendera rimwe nshaka mbese ngo bimeze gute gutangaza iki yewe ndabyo nyine ni sawa gusa ibintu byose byafashe intera nicyo nshaka kukubwira bike byawe noneho usigaye wajyaga wikora ibihe cyane byo kuvuga ngo tugende ngo muri shambure ukishyura 30 ukampa agatike gusa byarahindutse wanjye ushatse kunyorohereza ufata inzu yego nyine ahubwo nzajya nkorera akantu nzajya urenzaho n'akantu warafashe inzu hari icyo bitwase n'ubwo nyine zatiyamura nagira ngo noneho kuyishyura se ahubwo ayo ngayo niyo wakampa ahubwo nkajya nishyura se wayifashe twabivuga ko ari njye uzajya uyikwishyura cyangwa ubwo narashatse igihe koroshya pasi nyine wenda twakoreshaga tuzinyandikaho zinshyire ku mutwe nuko bavuye ngo ni ukuzikwandika nose yo muzi ariko cyane ko ano masaha nta nubwo baba bahari ahubwo mbashaka nyine mu nzu nyine twinjiramo n'umuntu twabanje kubivugana nyirizina ntabwo nguhendutse ariko imvugo nyine niyo ngiro twabanje kuvugana ibiciro numva ari byo bizira zashyiraho tarifu mbona ngo inda zo mu kirambo zishyiraho tarifu ngo ku majiri okay ntaribi ikibazo cy'amafaranga se hari ikibazo ufite ntaribi pe ariko yego nyine ndabizi pe amafaranga kuri wowe ntinda ku mutima byo ndabizi ariko hano basigaye bayampa mbere pe inkubeshye pesa ndi nazo basigaye bayampa mbere nta kibazo none se ku bijyanye n'ibyari bisanzwe yakongeraho iki ntabwo urabizi nta muntu wakora atari wenda twatumiza nka komande tukaba twayirira hano bikarangira se karangira nyine twakumvikana buryo iyo umuntu amaze no guhaga urumva ibintu byose biroro ntabwo urabizi ntabwo wakora utariye wumva se umukobwa wanjye kuba nanagiye ndumva ari na sawa ahubwo turuvunira ni karibu umufuka muremure yego nizo tuba twaradodesheje nyine kubera ko hari n'igihe utajyana baga ku ishuri cyangwa nyine gushyiramo uba washyiramo nk'ikaramu cyangwa icyayi reka nawe iki nshobora no kuba nareka kuba ugahita ko ari wanjye ufite ijisho rigarama igipfunsi yego se ariko uraho tukoresha ko nawe ugira sitore pe
ako sibyo kuri nyemba naguze ukuntu rumburira ntago utungo nk'amajoro zigiye kwata nibo wapi rero wandikije rero umva nka uko nige uwo munsi mu mwaka na sex karyo ntago bibaho undi ni wowe wangira tumva ariko kuza by'abakobwa mwiza mwiryamisha mu gashyame ntabwo gutyo unjije Gutyo? je ne sais pas Oya. yegera mbi feeling menye sabe cyase abizo nibyo ukunda kuva kera n'ubundi Imana pe usubira mu ndaberewe ikindi kandi ubwoya bwawe ntakuri cyororo urabikunda ubwoya nyine nkunda ubwoya pe nakunda ibintu byose urabikunda nakunda akujisha kuko ntabwo ari ubwa mbere umbonye nawe ntabwo ndi ko byanga ariko nk'iryamire ko mba numva ari nabyo byiza agiye kumfata intoki nyine ubu ngubwo uri kumpa agasopo ukajya uri kuba urwitwazo ese wagiye undi kuba nyine nkakwisanzura ariko rata icyo utagiye kure rero dukubite tubangura sibyo byiza tukiranye macaka twitwaye dutemba kandi buriya mukayashobora kuvusukura agasanga nyine oya simwe si cyangwa nawe afite sheri wiwe ikindi kandi nabo ntibazana hano ngo babangamije natwe ntabwo tubangamije yaza akaba yicaye hano mu ntebe mu gihe turi mu cyumba tugukubita kamwe byangombwa tukabona tubiri isa icyo bitwaye ntacyo bitwaye ubuse reka nkubaze wajya kurya ntuhage ukavuga ko uri buhaguruke njyaye no muri resitora nakiyongeza nkongera ngamubwira ati mukure ariko reka nawe mubona akiyongeza uburyo ujya usesa kwisukika uteze nyine kumva sibyo nashaka mu cyumba ntacyo bitwaye ngende nguteruye ngende ngushoreye igende ntaterura ntabwo uzi ko nkunda keyase ibyo nkubonye mba numva mbese mba mu byanga ntabwo wahaguruka ubundi ngo pirimeri ngo bamukuye mu ishuri ngo oya se twende twarangiye umuhanda mbariranye ari nuko avuye nambaye irangi umuya ariko ubu ntabwo mfata hano mu ijosi kugira ngo rero imbaraga ko zabanyiza izamina damusha mfite ibiro byinshi birufite aho ubona ngo ese umeze ute? Meze neza gake. Gafashe byagenze ute? Umuntu wacitse intege urarwaye? Yaba siraye narwaye. Nagiye kwa muganga kujyana malariya ndwaye asanga ndatwite. Uratwite kuva ryari? Ntumbwire ko wa musore yaba yaraguteye cya gisore kirekire kwa kuntu. Cyo nanjye byanshanze. Si uko kubera icyo utabanyweye ibintu. Ariko byari bisa ugenda wegwa tumeze nk'umugore n'umugabo. Mbere wenda ukareka dukoresha ikintu cyangwa wenda nakundo ariko wumve ngo ntabwo noneho nanabyibutse nibwo noneho nanyweye mu rutore simbizi. Cyari yagoye nta nibyo. Uburyo bagiye kumukina ni we. Ubusha inyana y'imbwa ngo ni nayihamagara kugira ngo irabyine. Yikuremo urabura kumubwira iki yikureho. Oya se. Nawe wambwira gutyo. Nese ubu ngubu nutwara inda uzaba ugikomeje kwiga uzaba ukibanya nanjye uyikuramo inda ndi twikomereza akazi kacu. Ubu simpitanye. None se wumva wabigenza ute? Kazi nyine karapfura. Shobora nisanga nasambuye. Gusa umugore wabyumvishe nabwo ariko se nawe umusazi ntabwo nabakira. Umva se nawe umusazi. Iwanyu bararinda babimenya kubera iki njye nawe tubana. Uyikuramo iyo nda ureka n'umuntu uzi ibyo bimenya. Se uzaba ufite inda mu kintu uzajya ubona. Washumuye indige ririya ku ishuri ahubwo uzajya ujyayo guta igikuremo. Aho ufite arakora ngomba gushakisha amafaranga. Ukagira ute?
nyine nyemera niba ari ibikoresho wenda bwa bwenge bwe kandi mu gushaka amafaranga se numara kuyashaka uzakomeza ukora nose ndi kurya inyuma cyangwa kurya imbere kibi cyawe ntiwumva rero kugira inama yo ndayikuyemo gutya akazi urabona kenshi kandi abanza ndamuganiriza n'uriya mugabo wawe uramushiri wawe ntazongera kukwemera ufite inda kandi abanza kumuhamagara ndamuganiriza kandi uri ikigoryi numva numva watuyikuramo gutya ntabwo iraba nta nubwo barabimenya ko utwite wowe nyiri ibyondo namara kumenya gufite inda uri umunyeshuri usubwo urumva atazahita dusohora ako mbwira bigufashemo mbwira undi ugufashe niyo bikuremo cyo ndabitekerezaho kubera ko nawe uteye ubutere ntabwo nahita mputiraho reka ese gukuramo inda urabanza ujya kubigisha andi nama reka nawe ntugahutire uwo uvuga buryo uba ugomba gutekereza kabiri mbere yo gukora ikintu iyi na wayikuyemo ko ndi kubwira ikindi ntoya nimara gukura uzajya wayikuramo yarabaye nini sinibyo uri gutekereza noneho utangiye gutekereza itaranegera imbere nigera imbere noneho urajya wirirwa utekereza ishati y'akantu ngo useka pe ubwo se wowe wabinkora nawe wanzira si ibikoresho uzabikura yemera niba uyikuramo rero ko nta gufasha ikavamo biragoye ariko ahaye kumpera ubuti ngiye no kukwihorera rero tubanze ibyo byawe ngo mubanze si murabanze iki wanze ushaka ukuntu nyine yabanza no kwiga ibyo nimara kwiga ndabitekereza ibyo byiza numara kugira ute si ibyo uzaba uri gutekereza umbwiye ati yego ndayikuramo birasaba iki reka nawe iyo ushonje utekereza nawe uzarebe n'isaha itari nk'ibuye hari ikintu ubonye umwanya wo kubimbwira se nibyo kubwira umuntu nyine twabana uburyo bwomeze kunshishikariza gukomeza gukura wenda wese urumva ibyo bikaze shora bizi uri uwa mbere nturi n'uwa nyuma we ndayikuremo shora bizi ndi umwana wamubayeho kandi ntabwo byemewe gukura mwenda ngo gwiki nese ubu ngubwo nta bakiri uzaba ukibona izo uzanyishyura njyenyine se nawe ntabwo bakabwiye gutya ariko numva nawe nta nama zawe nk'umuntu twabonaga umuntu nemeye kwizirikaho ukamugira inama y'uko twanakodesha inzu nawe wumva ari iki kintu wamubwira nk'aho wakambwiye ngo ahubwo mubyara tuzamurira nawe kujya tumusigana tukajya gushakisha noneho wanze kuyikuramo cyane njye nayikuramo n'ukuri kubona ufite genda ndabona nawe nta nama uzabona ingaruka nyuma yaho nta kibazo Mico byagenze bite ndeka ndapenda uretse sudazi jyana hano neza kugira abasubira kumva mbona ndi kumva yaje kirafashe wenda we zamura amaguru cyamwereke samuwe ushinga amaguru umupira wamenetse mani ndibwira nibagikunda nyine usunika gutyo mana we yego komeza yego komeza mana we ni ukuri yesu mana ukorenza uravuze mana we
komeza yego